Tubasuhuze inshuti mudahwema kudukurikira, mumeze mute? Nanone Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Twongeye kugaruka tubazaniye ikiganiro kivuga ku mpumuro mbi ikunda kuboneka ku bagore bamwe na bamwe ndetse bikababangamira cyane. Ni impumuro ikunda kuboneka mu myanya y'ibanga y'abagore. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tuganire kuri iyi mpumuro, bityo dusobanukirwe neza ngo iterwa n'iki, ni iki umuntu yakora kugira ngo abashe kugira impumuro nziza. Hariho benshi byatandukanije n'abagabo babo, ubundi abandi bibatera ubwigunge ndetse no kwiheza. Uyu munsi rero turagira ngo tuyiganireho. Ni impumuro mbi ikunda kuboneka mu myanya y'ibanga y'abagore. Muze tubane rero kuri mikoro ni Justin Niyonsaba, cano ni amahumbezi. Niba uri mushyashya kuri iyi cano, iyi cano yikugezaho ibiganiro by'ubuzima, ibiganiro by'iterambere, ibiganiro byagufasha muri ubu buzima bwa buri munsi. Iyo wishimiye ikiganiro rero ushobora gukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo na video y'ubutani tuyishyiraho izakugereho mu ba mbere. Kandi wowe udahwema kubana natwe, ni ukuri natwe turagukunda cyane. Twese hamwe dufatanirije hamwe rero muze tubane kandi tujye tubana kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Aha ngaha rero impumuro mbi mu gitsina cy'umugore cyangwa se mu gitsina mo imbere, ku gitsina cy'umugore cyangwa mu gitsina mo imbere, aricyo bita vagina, ni ikibazo gikunze kubaho cyane. Kandi rero ntibivuze yuko ari umwanda. Hariho abantu benshi batekereza ko ari umwanda. Akenshi rero biterwa n'impinduka mu mibereho cyangwa se mu mibereho y'utunyabuzima dusanzwe tuba muri ako gace cyangwa se muri iyo myanya y'ibanga y'umugore. Munyemerere rero turebere hamwe iyo mpumuro mbi mu gitsina iterwa n'iki. Impumuro mbi rero mu gitsina ishobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Icya mbere ni Bacteria vaginosis. Ni ukuvuga ngo Bacteria vaginosis ni agakoko cyangwa se ni ubwandu bushobora kuba bwajya mu gitsina bityo bigatera wa muhumuro mubi. Ni indwara rero iterwa n'ubwiyongere bw'udukoko dusanzwe tubamo twitwa Gardnerella. Gardnerella ni ukuvuga ngo ubu ni ubwoko bw'udusimba dushobora kwinjira mu gitsina ahasigaye bukazana wa muhumuro utari mwiza. Ubwoko rero bwa Gardnerella vaginalis butuma hashobora kuza umuhumuro, noneho umuntu agatekereza yuko hari ikindi kintu kidasanzwe cyabaye, kandi koko kiba cyabaye kubera ko aka gakoko iyo kageze mu mubiri w'umugore cyane cyane muri kiriya gice karahangiza cyane. Rero aka gakoko gatuma cyangwa se ubu bwandu butuma umugore agira impumuro imeze nk'amafi arimo kwangirika. Murabizi uko umunuko w'amafi arimo kwangirika uba umeze, niko uyu mudamu nawe aba ameze. Hamwe kandi n'amavangingo atari asanzwe, n'amavangingo ye atangira kugenda azanamo akantu k'umuhumuro udakwiriye. Ikindi rero dukwiye kumenya ni infection y'utwoya. Infection y'utwoya nayo ishobora gutera uyu muhumuro. Ni ukuvuga ngo infection y'utwoya yitwa Candida cyangwa se yeast infection. Aha ngaha rero ituma hagira amavangingo y'umweru asa n'ifu. Ni ukuvuga ngo aya mavangingo akaba umweru cyane kandi akaba yenda kumera nk'ifu. Impumuro ishobora kuba idasanzwe ndetse hakaba kubyimba cyangwa se kubabara cyane. Ni ukuvuga ngo aho hantu hashobora kuba habyimba cyangwa se hakaza ububabare buri ku rwego rwo hejuru. Ikindi dukwiye kumenya, iyi ndwara ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, urugero nka Trichomonas vaginalis, Chlamydia cyangwa se Gonorrhea, zishobora no gutera impumuro mbi ndetse n'amavangingo menshi. Izi ndwara rero iyo umugore yazanduye nazo zishobora kuba zagira uruhare mu kugira uriya muhumuro ndetse no kuba byamwanduza kariya gakoko gatera uriya muhumuro mubi cyane, kandi agakoko kitwa Gardnerella vaginalis. Ikindi dukwiye kurebaho ni ukudakaraba neza cyangwa se gukaraba amasabune asa nkaho akakaye. Hari amasabune aba akaze bityo wayakaraba mu gitsina nabyo bikaba byagutera ubu bwandu bw'iyi ndwara. Gukaraba cyane rero, cyane cyane gukoresha amasabune akaze bituma hari utuntu tugenda twangirika mu gitsina bityo impumuro mbi ikaba yabasha kwigaragaza. Ikindi kandi imyambaro itari iya nyayo cyangwa se isuku nke nabyo bishobora kuba byatera ubu burwayi.
kwambara imyenda y'imbere ituma uhumeka neza koto, kandi ni ukuvuga ngo uba ukwiye kwambara imyenda y'imbere ituma uhumeka neza, ni ukuvuga ngo atari ya myenda iguhambiye, kandi iyo myenda ikaba ikoze mu ipamba, kandi ukazajya uyihindura buri munsi. Turiya twenda tw'imbere rero dukwiye kuba ari utwenda tumeze neza, bityo ukazajya uduhindura buri munsi, kandi nanone ntibe ari imyenda ituma udahumeka neza. Ikindi kandi iyo wambaye imyenda igufashe cyane cyangwa se igakanda imitsi, bituma habaho ubushyuhe, bityo bigakurura na twa dukoko twabonye, twa tundi twabonye dutera iyi ndwara. Icya kabiri ukwiye kuzirikana, icyo umugore rero yakora kugira ngo akemure cyangwa se yirinde impumuro mbi, ni ugukaraba neza ariko mu rugero. Ni ukuvuga ngo gukaraba neza mu rugero ni ugukoresha amazi meza asukuye gusa, agakaraba hanze y'igitsina. Ni ukuvuga ngo hariho abantu bakaraba mu buryo budakwiriye, kuko ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ufata intoki ukazinjiza mo imbere mu gitsina kandi ugakoreshamo n'amasabune, biba ari ibintu bibi cyane kuko bishobora kuba byagukururira izi ndwara. Ntukinjize intoki zawe cyangwa se amasabune imbere mu gitsina, vaginal douching, kuko bimenagura uburinganire bw'udukoko twiza two mu mubiri. Aha ngaha rero ujye ubizirikana, iyo ukoresheje intoki zirimo isabune ndetse n'amazi mu gitsina ubasha kwica udukoko, ahubwo wowe ukora ibishoboka byose ugakoresha amazi meza asukuye kandi ukayakoresha ukaraba hanze y'igitsina. Ikindi kandi kwambara imyenda y'imbere y'ipamba koto, ni ukuvuga ngo uba ukwiye kwambara utwenda dukoze mu ipamba, kuko dutuma uhumeka neza kandi bigatuma ubu bubere budahagarara. Ikindi ukwiye kuzirikana ni ukujya kwa muganga. Iyo impumuro rero mbi imaze kuba yarenga nko mu minsi 3 iri kumwe ndetse n'amavangingo, kubyimba cyangwa se kuribwa cyane, uba ukwiye kujya kwa muganga. Aha ngaha rwose igihe ubonye birengeje urugero, nyamuneka rwose nyarukira kwa muganga kugira ngo babashe kuguha ubutabazi. Muganga rero azafata icyitegererezo cyangwa se uburyo bwitwa swabu kugira ngo amenye neza icyateye ubwo burwayi, maze aguhe n'imiti ya nyayo nk'iyo yica bagiteri cyangwa se imiti y'utwoya. Aha ngaha muganga azabigufashamo. Ikindi kandi ukwiye gukora ni ukwirinda gukora imibonano idakingiye. Imibonano idakingiye ishobora kuzana udukoko dutera infection. Ukwiye gukoresha agakingirizo igihe cyose udafite umukunzi umwe wizeye. Ni ba bandi bakunda kubonana n'abantu batandukanye. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuba ubonana n'umuntu utizeye, ukwiye gukoresha agakingirizo, byakubera byiza. Ikindi kandi ukwiye kumenya ni ukugira isuku y'igitsina ndetse n'imyambaro. Ukwiye guhindura imyambaro y'imbere buri munsi kandi woge buri munsi, kandi wumuke neza mbere yo kwambara, udahita wambara kandi ugitose. Ikindi ukwiye kumenya ni ukurya indyo nziza, kurya imboga ndetse no kunywa amazi menshi no kwirinda isukari nyinshi, byatuma umubiri wawe rwose urushaho kugira imikorere myiza. Ikindi kandi ukwiye kuruhuka neza kandi wirinde stress, kuko nayo yangiza imikorere y'umubiri. Iki nacyo rwose ukwiye kukimenya. Ikindi kandi ibyo ukwiye kwirinda nanone, ntugakoreshe icyo bita spray cyangwa se perfume mu gitsina, bya byo kwitera imibavu ihumura mu gitsina. Ibi ngibi ntabwo ukwiye kubikoresha. Ikindi kandi ntugakarabe amazi arimo ikirungo cyangwa se amasabune akaze mu gice cyo mu gitsina. Ikindi kandi ntugakoreshe imiti y'ubuvuzi wiguriye utabanje kugisha inama muganga. Igihe ugomba kwihutiraho kujya kwa muganga ni iki ngiki: igihe icyo ari cyo cyose impumuro yawe ikomeje kuba mbi kandi ukabona bitari gushira. Ikindi, mu gihe amavangingo yawe adasanzwe, amavangingo yawe yatangiye kuba umuhondo, icyatsi cyangwa se umweru mwinshi, iki gihe ukwiye kugana muganga rwose akabigufashamo. Ikindi, kuribwa cyangwa se kubabara ndetse no kubyimba mu gitsina, nabyo uba ukwiye kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bakubwire icyo ukwiye gukora ndetse babe banaguha n'ubutabazi bw'ibanze. Ikindi kandi, kuribwa mu nda cyangwa se mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, nabyo ni ikimenyetso mpuruza gikwiye kukwereka yuko ukwiye kujya
kwa muganga. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Twariho turebera hamwe ibijyanye n'impumuro mbi ikunda kuboneka mu myanya myibarukiro y'abagore cyangwa se mu myanya ndangagitsina y'umugore, bityo dusobanukiwe neza icyo dukwiye gukora ndetse n'icyaba kibitera. Rero buri muntu wese ku rwe ruhande abashe kugira icyo yakora kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza. Reka mukomeze mugire ibihe byiza kandi mukomeze gushyigikirwa n'Imana mu byo mukora byose, kandi niba uri mushyashya ukore subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo video y'ubutaha izakugereho mu ba mbere, kandi ushobora gukanda like, ushobora gusharinga kino kiganiro kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu bizajye bikugeraho kandi bibashe no kugera kuri bagenzi bawe mu buryo bukwiriye kandi mu buryo busukuye. Kuri mikoro Justin Niyonsaba, Channel Amahumbezi. Mugire amahoro, video naho ubutaha.